icarana n'abera bose nzaririmba cyane ko nanesheje nibyo amena. aho yicaye abitegereza yarababwiye ati umbe rero mwese murebe hakurya, yitegereza babiba. Yesu ashimwe kuko mwabibonye ababiba bose babiba bagenda babiba, arabyitegereza neza, bigishwa akajya bareba ariko ubu abarimo baritegereza ibyo ndeba, ariko akareba agasanga harimo abarangaye, ariko arababwira ati umbe rero mwitegereze uriya ubiba, ati burya umubibyi yasohoye imbuto. arababwira ati hari izaguye ku kara, hari izigwa mu mahwa, hari izigwa ati ariko hari n'izigwa mu nzira, ati inyoni zigatoragura. Abigishwa bibanga mu nda baravuga ati iki kintu koko yasaha iragera ryari? Yesu ashimwe. Hagera igihe bajya kumubaza biherereye ati bya bindi wavugaga harya bisobanurwa biti? Nuko akimara kubibabwira bibarya mu nda, ariko baraguma barakogota bazibika ahantu. Ati ibi tumaze kumva ntabwo twabitakoga, nta nubwo twabisiga, aho tujya turabigendana. Ngo amaze kubabwira iryo jambo aricecekera. Yesu ashimwe. Muraho neza. Reka twinginge Imana cyane kugira ngo ibi bindi twazanye bitege neza. Kandi Kristo yiteguye kubyuzuza. Vino nshya, vino y'umutobe. Hari byinshi byabanje kumwebwa twarabyumvise, ariko bimaze gushira haza shyashya. Iyo ngiyo niyo yavuze ngo imifuka mishya niyishyirwamo. Imifuka, Yesu ashimwe. Imifuka mishya idateyeho ibiremo, ahubwo imifuka kuko vino nshya ngo iba ifite imbaraga nyinshi cyane, ari ushatse wacika. Ni imishya rero, niba iteze neza karibu. Arangije arababwira ati rero nitugende hakurya. Mwarabisomye neza. Tugende hakurya y'inyanja. Hakurya y'inyanja. Kristo ari muri bwo. Nuko hakurya y'inyanja. Yesu ashimwe. Inyanja hari ubusobanuro bwa utari amazi. Hakurya y'iki? Niba ukurikiye Kristo kandi mujyanye ni hakurya y'inyanja. Hakurya y'inyanja. Hakurya y'inyanja niho bari kandi iyo nyanja bagombaga kwinyuramo ubwato kandi bwari burimo nde? Yesu yari ari muri bwo. Nuko arangije yicaramo, ariko aravuga ati nanjye ngiye kubagenzura nk'uko atugenzura, n'ukuri ari muri bwo. Iyo mwumva bikubita ariko arimo muri bwo. Abacitse intege rero ubwo bimeze gutya, reka mbabwire mwe tugende hakurya. Ibirimo Yesu ashimwe. Ibiri mu nyanja ntibimureba. Kuba yabivuze ni igice cyaza kukoroserana. Ntabwo kuba yabivuze, none ubwo yabivuze ni hakurya. Aho niho dutegereza. Hakurya y'inyanja. Nuko hakurya y'abantu, hakurya yabo, noneho ubwato bugenda hejuru y'iki? Uko mubizi bugenda hejuru y'iki? Inyanja rero kubwo gufuhira ubwato bwari burimo nde? Yesu. Yesu ashimwe. Ubu bwato bwarimo Kristo, nuko inyanja irazikuka, ariko Kristo yari muri bwo. Uko byagenda kose, uko imiraba yasazwe, Kristo ari muri bwo. Ashireho. Yesu ashimwe. Niba twamaze kumva neza iby'ubwato kandi tukumva ibi bicomekaho, aha mu Efeso barambwira ngo mukwete inkweto. Inkweto ni iki? Ubutumwa bwiza. Ntabwo wagenda nta zirimo, ahubwo urabanza ugakweta. Numara gukweta ukareba neza ko n'umukandara noneho ibyo ufishe ukagenda ugacomeka nubwo byaremera ariko uragenda. Niyo mpamvu ahubwo ati nuko rero
nababwiye mwebwe muhoze tugende ariko yari azi bizaba kurosera mu nzira arangije nuko yicara mu ubwato buramufuhira buratangira burazikura bibagirwa ntukibagirwa ko bari kumwe ibi ngo nibyo bituma abantu birosera bagasubira inyuma muba muri kumwe ikibazo ni uko utizera bari bafite ingashya niyo kwizera baragashya Yesu ashimwe baragashya bayibonye hano baragashya ntibwatsimbuka ahubwo murabuka Kristo nawe ati ndebe kugira ngo batiringira ubwabo bamenye ko hari ufite ibyiringiro muri bo aba ari we biringira amen nyamara yari mu bwato nuko ngo agiye kubona yumva baratangiye Yesu ashimwe barakomanga ntabwo baceceka oya nubwo yazikuka imiraba igashega uko byagenda kose ntabwo aba ari kure ahubwo ategereje ngo nimusaba muzahabwa nimukomanga barakomanga burya ntabwo bipfa kwizana barakomanga udakomanze ntibyacamo ahubwo ko komanga komanga biracamo ibyari iminyururu biracika mu izina ryawe ibyari bikoshye ibyari byo byose wumvaga ko bitakunda biracika mu izina ryawe neza umwana mutoya kuri juru uko twamubonaga ari mu mugongo yarakuze ubu arakugira papa uwiteka aguha umugisha biracika twabyumvise abari bamuboshye umuntu w'iki ngo yagiye asenga gusa rwose arangije ibyugi bigeje gute birakinguka nawe birakinguka muri uko gukomanga bamubwira ariko nta kintu twakwiruka reka mbabwire Yesu ashimwe yamwibuka ko dufite umurengezi niyo mpamvu Pawulo yavuze ati rero nimugira cyo mupfa mukaryana muca ahubwo dufite iki abari muri bwo noneho muri ubwo bwato dutwawemo nta mpamvu yo kwirebaho ahubwo tureba Kristo wabambwe ko aba ari nk'usinziriye ntasinzira ntajya goheka ahubwo ngo ni ukugira ngo natwe arebe uko tubyitwaramo mbese tubyitwaramo gute aravuga ati rero mwigisha rero ati ntacyaba nimukomange noneho bihuza na Kristo ko yavuze ngo nimukomanga muzakingurirwa nuko n'abakomanze aratunguka ujya ni hano ntabwo ni kure ni hano Yesu ashimwe ni hano nuko rero ubwo araha kandi akaba ari mu ruhande rwacu nta mubisha umuntu wese wicaye aha kandi Uwiteka yahamagaye ni ukuri nk'uko twumvise ngo nimureka tureke ibindi byacu bijyemo iki amazi kandi abakobwa batanu b'abapfu wibuke yuko ngo bari babitwaye gutya ari ayo yonyine gusa Kristo yaravuze ngo nimuzane mbagurane aya mavuta Yesu ashimwe aya mavuta abakobwa bacanye aya mavuta bacanye mu mwijima aya mavuta abandi bari bamaze gushirirwa aya mavuta bacanye mu mwijima n'uvuga ngo ni mu mwijima mu ijoro Yesu ashimwe mu mwijima mu ijoro niho bacanye biraka ntabwo bagumyaho ahubwo baracanye bagenda mu mwijima bajya gusanganira iki mu mwijima kuko murajyayo ni mu mwijima hahandi byanze abandi bavuga ngo birafunze bifunganiye bobo baracana biremera mu mwijima bajya kumusanganira Uwiteka duhana umugisha aduhe kuba maso kandi dukwetize inkweto ariko butumwa bwiza kandi twambara ingofero n'ibyo gakiza ni ukuri tugende nk'intwari Kristo ari mu ruhande rwacu muri ubu bwato we kandi yiteguye kunesha ineshi aducyubatse kaduhe gukomerera muri we
naduhe we ubwe kudusigasira tugume muri ubu bwato kandi duhora dukomanga twiteguye guturisha imiraba yose yo muri ubu bwato inyoni ntizitora ibyo Kristo yadushyizemo ahubwo Kristo akomeza kuzurize asabiye cyane ku Mana kugira ngo iduhamagara amazima amagara yo kwinjira muri we kwibibirika muri we tukaba muri we akaba muri twe natwe tukaba muri we iteka ryose urakoze byiringiro by'umugisha waragiriye aha hantu uhabwa icyubahiro kumanikiye amaboko ibyo ushaka bibeho iteka ryose mu izina rya Yesu uri hejuru y'amajuru abantu bose basize ijambo